Mwaramutse kandi muraho mbifurize igitondo cyiza, umunsi w'umugisha n'umunezero kuri mwe muduteze amatwi kandi mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV. Ni tariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2026 n'amakuru y'igitondo saa 3, aho muri iki gitondo tubazana inkuru zigiye zitandukanye zivuga ku munsi w'ejo ndetse n'ijoro ryakeye. Amakuru yacu aragaruka ku ngingo zigiye zitandukanye nyuma yuko Musanze bavuze ngo habaye ibonekerwa cyangwa se ibisa nk'ibonekerwa. Turaza kugaruka ku nkuru ya nyuma igaragaza ibimenyetso simusiga kuri iri bonekerwa. Muri tukiri mu Rwanda, RIB yafunze mwarimu wo muri kaminuza. Ese yamufungiye iki uyu mwarimu wo muri kaminuza? Yaba yazize iki, dore ko RIB yamaze gutangaza yuko yamaze kuba yamuta muri yombi. Ruhango yafunzwe. Ruhango yasanzwe mu mugozi, yapfuye, hafungwa umugore n'umuhungu we. Na makuru yose yo kuri Iris Rwanda TV kuri iki gitondo. Ndabasabye kugira ngo muze kubana natwe mukora subscribe, like, share na comment. Mu gihe hanze y'igihugu Uganda, Kaine Rugaba Muhozi yigambye kwica abo mu shaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwase cyangwa se buri ku butegetsi, ishaka rya Bobi Wine, ndetse amusaba ko yakwigaragaza vuba akava aho yihishe kuko natindayo ndetse bazamukora ndetse bakaba bamuca n'ubugabo. Reka nte kubatindira mbaramburira inkuru rero kuri uyu munsi. Reka mpere ku nkuru imaze iminsi iri kubica bigacika mu karere ka Musanze, mu murenge wa Gataraga, mu kagari ka Murago, ndetse umudugudu wa Rwinzovu na groupe scolaire Rwinzovu, nkuko byagiye bitangazwa na bamwe mu bayobozi bagiye bitandukanye ndetse n'abaturage bakabitangaza. Abaturage bamwe batangazaga yuko bagize iyerekwa cyangwa se igisa nk'ibonekerwa, harimo abana ndetse n'umuntu wese wabashaka kugera ku ishamba, akaba yarabashaga kuvuga ngo umuntu wese bashaka kwagera akaba yaravugaga yuko arimo kumureba cyangwa se arimo kureba ishusho ya Bikira Mariya hariya mu giti, cyangwa se ishusho ya Yesu mu giti. Byagenze gute rero? Ukuri guhari ni ukuye. Abanyeshuri babiri b'imyaka 8 harimo umukobwa n'umuhungu bahariya muri groupe scolaire Rwinzovu ndetse banahaturiye hafi aho ngaho, barasohotse ngo babona igisa nk'ishusho ya Yesu mu giti. Bakimara kubona imanitswe mu giti baratangara cyane, baravuga ngo tubonye ishusho ya Bikira Mariya. Bagenda birukanka bashaka kubibwira abandi banyeshuri bagenzi babo. Bamaze kubabwira, urumva ikigo kirimo abanyeshuri 2000. Abanyeshuri bose bahise bahurura bagenda bareba, nabo bakagenda babereka ngo nguriya turukumureba. Abo banyeshuri baragenda nabo babibwira abandi bantu, bituma urumva abo babibwiraga mu rugi wabo kuko yari amasaha baratashe babibwira mu rugi wabo. Ababyeyi nabo batangira guhurura baza kureba icyabaye kuri iyo groupe scolaire, bavuga ngo dore turukona ishusho ya Bikira Mariya ndetse n'ishusho ya Yesu, abandi bati ni ishusho ya Yosefu. Inkuru zagiye ziba nyinshi, bamwe bakavuga bati iyi shusho ya Bikira Mariya cyangwa se ishusho ya Yesu harimo turukumubona, nguriya turukumureba. Ariko nyuma yaho ibi byabaye bihuha. Nyuma y'uko inzego bwite za leta, ubuyobozi butandukanye bafashe icyemezo cyo kurandura ipoto, rege ikayitwara ndetse bakarandura n'igiti cyari kiri aho ngaho, ndetse bamwe mu baturage bakavuga ngo Yesu yavuye ngo Bikira Mariya yavuye mu giti yimukira ahandi hantu. Mu by'ukuri bavandimwe, Bikira Mariya afite ukuntu agaragara nk'uko Kiliziya Gatolika amaze kubitangaza ndetse ikitandukanya n'abavuga aya makuru. Icyambere, iyo Bikira Mariya agaragaye agira ubutumwa asiga, akabusigira abo yiyeretse cyangwa se abo yabonekeye. Ahangaha nta butumwa nabo aba bana tuganira bigeze bagaragaza yuko hari ubutumwa Bikira Mariya yaje kuba abatangariza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Bikira Mariya ntabwo yaza ngo yimuke ave hano ajya hariya, ave hano ajya hariya. Ku bantu muzi by'imyizerere nte kubagusha cyangwa se ngo mbe nababera igisitaza, ariko namwe muze gusesengura muvuye muti ese Bikira Mariya ni muntu ki, yigaragaza mu buhe buryo? Duhereye ku 1981 ubwo yerekaga abanyeshuri batatu hariya mu ishuri
y'ikibeho ya Gatolika y'ikibeho byagenze gute, mbese byafashe igihe kingana kugira ngo bize kwa byemezwa, ese igihe cyakwirakwiye gutya abanyeshuri bangana giki yabasigiye ubutumwa bungana iki kuri uyu munsi wa none abagikibeho biba byifashe gute. Ikindi mwamenya nuko bamwe mu bari kugenda bari kuvuga ngo abatemye igiti ngo intoki zabo zatumbye, ngo abatemye igiti ngo abana bahise bahinduka ibiragi, ngo bari mu bitaro bari muri koma, ngo amazi yahindutse amaraso. Ibyo ni ibinyoma, niyo makuru mfite aturuka hariya, ni ibinyoma mwe kubyitaho rwose. Ibyo ni ibinyoma bitaza kuba byabagusha ngo bibe byatuma mudakora ibyo mugomba gukora bibarangaze. Dusimbukire Ruhango, yasanzwe mu mugozi yapfuye, hafunga umugore n'umuhungu we. Birasamasha Donati w'imyaka 70 y'amavuko yasanzwe amanitse mu mugozi yapfuye mu nzu ye iherereye mu mudugu wa Kivomo, akagari ka Murama, umurenge wa Bweramana, mu karere ka Ruhango. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yahise ita muri yombi umugore w'imyaka 67 bari basanzwe bagirana amakimbirane n'umwana wabo w'umusore ufite imyaka 26, kuko ari bo ba mbere bakekwaho ubwo bwicanyi. Bivugwa ko amakimbirane Birasamasha yagiranaga n'umugore we yarashingiye ku kuba uyu nyakwigendera yashinjwaga n'umugore we kuba hari undi mugore yinjiye ari nawe bafatanya gusesengura umutungo w'urugo. Umunyabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Bweramana, Nsanzimfura Jean de Dieu, yavuze ko batazi neza igihe uyu musaza yaba yapfiriye, nubwo amakuru yatangiye gukwirakwira agana saa 5 z'amanywa. Yavuze ko nyuma yo gutabazwa n'ubuyobozi bw'umurenge bwahise butabara buri kumwe n'inzego z'umutekano, ariko bagasanga uyu musaza yashizemo umwuka. Ati mvuko yagize ati ni amakuru yatangiye kumenyekana mu masaha 5 z'amanywa kuko hari umusaza babonye amanitse mu mugozi. Twahageze dusanga yamaze gushyiramo umwuka, umurambo we wamaze kujyanwa mu bitaro bya Gitwe kugira ngo ejo uzakorerwe isuzuma. Yakomeje amenya ko kugeza ubu hagikorwa iperereza, aho umugore we n'umuhungu wabo bamaze gutabwa muri yombi nk'abakwekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera. Akomeza avuga ko ku makuru baje kumenya ari uko uyu muryango wabanaga mu makimbirane, aho ngo umugore yahoraga ashinja umugabo we wapfuye kumuca inyuma no gusahura umutungo w'urugo. Twamenya amakuru ko nyakwigendera hari undi mugore ashobora kuba yari yarinjiriye. Ibyo rero bikaba biri mu byatumaga mu rugo rwabo babana mu makimbirane. Ibyo rero tukaba dukeka ko byaba bimwe mu ntandaro y'urupfu rw'uyu mugabo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yavuze ko bakeka ko kubera amakimbirane uyu muryango wahoranaga, umugore nyakwigendera yahisemo gufatanya n'umuhungu we mu kumwica. Ati nibyo koko ayo makuru twayamenye, ndetse ubwo inzego z'umutekano zahageraga zasanze uyu musaza yamaze gushiramo umwuka. Bamwe mu bakekwaho kugira uruhare n'umugore we n'umuhungu we, niyo mpamvu batawe muri yombi mu giperereza rigikomeje. Itegeko nomero ya 26/2018 kwa 30/2018 riteganya ko igihano n'ibihano muri rusange riteganya ko uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwica undi abigambiriye ahanishwa igifungo cya burundu. Nizere yuko impfu za hato na hato nubwo tugenda tuzumva ibi bintu rwose ntago ari byiza, mushaka mwabyirinda. Amagara araseseka ntayorwa. Ndeba ukuntu umuntu iyo asitaye ukuntu aribwa cyane, none nafata ukuntu umuntu afata icyemezo cyo kwica mugenzi we. Nkumva ibi bintu ntabwo sinzi ukuntu mpita mbyumva rwose, mpita numva amaraso yikoze. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi cyangwa se rwafunze Dr Manirakiza Benjamin, umwarimu muri kaminuza ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa abashukisha amafaranga. Mu butumwa RIB
mu butumwa bwa RIB bwo kuwa mbere tariki ya 19 Mutarama, iperereza ry'ibanze rigaragaza ko mu bihe bitandukanye uyu mwarimu yagiye asambanya abana b'abakobwa batandukanye biga mu mashuri yisumbuye yo mu karere ka Bugesera abizeza amafaranga. RIB yavuze ko Dr Manirakiza Benjamin ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu gihe dosiye yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. RIB yibukije abantu bose ko gusambanya umwana ari ukumuhemukira kuko bimwicira ubuzima bwe bw'ejo hazaza, bigira ingaruka ku muryango we ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. RIB irihanangiriza uwo ari we wese usambanya umwana ko ibyo bikorwa bitihanganirwa, kandi inasaba abana kwirinda ababashukisha amafaranga n'ibindi bintu bitandukanye bagamije kubashora mu busambanyi cyangwa ishimisha mubiri bibicira ubuzima. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganwa n'ingingo ya 14 y'Itegeko nomero 59/2023 ryo kuwa tariki 10/12/2023 rihindura Itegeko nomero 28/2018 ryo kuwa tariki 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya ko igifungo kuva ku myaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Katwizere ko ariko biragoye. Biragoye kugira ngo icyabone kirakomeye, hari aho kiri kuzerereza hakurya ntaribuze kuba nagarukaho ariko nambasuhuze. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF General Muhoozi Kainerugaba yigambye ko bishe abo yise ibyihebe byo mu ishyaka rya NUP rya Robert Kyagulanyi Ssentumu uzwi nka Bobi Wine, amuteguza ko nawe ikintu cya mbere azamukuraho ari ubugabo bwe. Shana ntabwo ufite umutima mwiza, ugiye kwica ukweho ubugabo umuntu mugenzi wawe. Ni ubutumwa bwinshi General Muhoozi yanditse ku rubuga rwa X kuri uwa mbere tariki ya 19 Mutarama 2023. General Muhoozi wari wigarukiye ku rubuga rwa X akunze kunyuza ibitekerezo yanditse twita nyinshi aha ubutumwa Robert Kainerugaba Ssentumu uzwi nka Bobi Wine uretse gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda nyuma yo kugira amajwi 28.72 akurikiye Perezida Museveni wagize amajwi 71.6. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF akaba n'umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu bikorwa bya gisirikare byihariye General Muhoozi Kainerugaba yatangiye yandika ubutumwa avuga ko ahaye amasaha 48 Bobi Wine akaba yishikirije polisi. General Muhoozi yanditse ati kuri Bobi Wine, izina yita Bobi Wine, umuhombyi w'ibihe byose, muhaye amasaha 48 yo kuba yishikirije polisi. Bobi Wine amaze igihe avuga ko yahunze iwe mu rugo akaja ahantu yizeye umutekano we. Mu bindi ubutumwa General Muhoozi yanditse yavuze yuko ubwo azamubonaho azamuca ubugabo bwe cyangwa se ubugabo bw'imbere. Ubwo muri kubyumva abantu bakuru kuko si ngombwa ko nza kubivugira hano kuri Iris Rwanda TV mu mazina yabyo kuko n'ubugabo. Mu bindi butumwa General Muhoozi yanditse ko kuva ku cyumweru cyashize bishe ibyihe 22 byo mu ishyaka rya NUP risanzwe riyoborwa na Bobi Wine. Ati ndasenga ngo uwa 23 azabe Kabobi. Yakomeje yandika ko ikintu cya mbere azakura kuri Kabobi ari ubugabo bwe. Robert Kyagulanyi nawe kuri X yasubije Muhoozi ko azagaragara igihe azabishakira ubundi we nawe nase bakamukorera icyo bashaka. Nshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV mbifurije umunsi mwiza, umunsi wuzuye ibyishimo n'amahoro y'Imana. Muze kugubwa neza, mukore subscribe kuri Iris Rwanda TV, ndabakunda cyane.